ni inkuru yahinduye ubuzima bwanjye. Iyi ni inkuru y'umugore waje gutuma tumenya ko rimwe na rimwe ibibazo tubona bikomeye bitaba bikomeye kurusha uko twebwe dukomeye. Atwereka ko turi banini kurusha ibyo bibazo, ko dushobora kubinyuramo twemye kandi tukabisohokamo neza. Ni inkuru y'umugore utwereka ko ibyishimo bya nyabyo bidashingiye ku mafaranga dutunze, ko bidashingiye ku byo twagezeho mu buzima, ko ibyishimo bya nyabyo biva muri wowe imbere. Ibyishimo ni wowe ubyiremera. Ndi hano kugira ngo mbasangize inkuru y'uwo mugore kandi ntekereza ko ifasha benshi muri mwe. Maniba Mazari. So I am here and I'm going to share the story of that woman. That is my story. The story of gratitude. Ndabashimira kubw'urukundo rwanyu kandi ndabashimira ko mwanyakiye neza. Ndabashimira cyane pe. Kenshi iyo mvuga nkunda kuvuga iri jambo. Nizera imbaraga z'ijambo. Abantu benshi bakunze kuvuga batabanje gutekereza, ariko kubera ko namenye agaciro k'ijambo nirinda guhubukira kuvuga. Ijambo rishobora kukubaka kandi ryanagusenya. Ijambo rishobora kukuruhura umutima, ariko kandi rishobora no kugutera intimba. Ijambo rishobora kukugira igisenzi giri mu buzima bwawe bwose. Iyi niyo mpamvu nkunda kwiyaturaho amagambo meza ku buzima bwanjye. Aho njya hose, iyo bambonye bambona nk'umunyabyago, ariko njyewe nkabibona nk'amahirwe. Ibyo babona nk'ibicanege, njye mbibona nk'ibintera imbaraga zo gukora cyane. Bambona nk'ufite ubumuga utabasha gukora ikintu nka kimwe, ariko njye nkibonamo ubushobozi buhagije. They see my disability, I see my ability. There are some incidents. Hari ibintu bikomeye biza bitunguranye mu buzima, bimwe utanatekereza ko byashoboka. Ibyo bikubaho bikaguhindura undi muntu mu isegonda rimwe, yaba imbere cyangwa se inyuma. Izo mpinduka kandi yose baye zigaragarira buri wese. Bimwe bishobora kugusenya ku mutima no ku mubiri, ariko nyuma bikakuremamo undi muntu mushya udasanzwe. Ibyo nibyo byambayeho. Singifite isoni zo kubivuga, kandi nta marira nkivugana inkuru y'ubuzima bwanjye, kubera ko nizeye ko namaze gukira ibikomere. Ahubwo mba nshaka ko imitima y'abantu bagikomeretse yakira. Rero mureke mbasangize inkuru y'ubuzima bwanjye. Bitangira ubwo nari mfite imyaka 18, nashingiwe ku gato. Data yashakaga ko nshingira umugabo kuri iyo myaka, kandi nk'umukobwa nta yandi mahitamo nari mfite usibye kubyemera. Mu by'ukuri iyo mariage ntigeze yambira nziza na gato. Hashize imyaka 2 nshingiwe, ubwo ni mu myaka 9 ishize uhereye ubu ngubu. Icyo gihe naje guhura n'impanuka. Ubwo umugabo wanjye yaratwaye imodoka turimo twembi, yaje gutwarwa n'ibitotsi, imodoka irenga umuhanda. We yakangukiye hejuru asimbuka ava mu modoka kugira ngo akize ubuzima bwe, ariko njye si byankundiye. Nagumyemo imbere mu modoka. Narakomeretse bikomeye ku buryo byagaragaraga ko no kurokoka bisa nkaho bidashoboka. Ukuboko kw'iburyo kwaravunitse, igufwa ry'urutugu ryavuye mu mwanya. Navunitse mu mbavu, byaje gutuma ibihano umwijima byose byangirika cyane. Sinashoboraga guhumeka neza. Uruti rw'umugongo rwarangiritse, aribyo byamviriyemo kuba paralize mu gice cyo hasi. Uko gukomereka kwarampinduye kandi guhindura ubuzima bwanjye ku kigero kinini. So this accident took place in a far-flung area in the outskirts of a very small town. Aho impanuka yabereye hari kure cyane y'umujyi, mu bice by'icyaro bya Balochistan. Byari bigoye kubona ubutabazi bwihuse, byari bigoye kubona ibitaro bya hafi, na ambulance kutugeraho byari bigoye cyane. Abantu benshi baje batabaye, ariko mu kugerageza kunkura mu modoka umugongo uhuhukira rimwe. Babibonye batangiye kuvuga ngo nta kindi gisigaye, uyu muntu agiye gupfa. Kuba nta ambulance bari kubona bugufi, batangiye gutekereza icyo bakora, niba bagerageza kunkorera ubutabazi cyangwa se niba bandika nkipfira. Ariko kubw'amahirwe baje kubona imodoka ya Jeep, banyiciramo banjyana ku bitaro. Byasabye amasaha 3 y'urugendo kuva aho impanuka yabereye kugera ku bitaro.
namaze amezi 2 n'igice mu bitaro ntashobora kwihindukiza. Abaganga bankorera surgery zose zishoboka basana umubiri wanjye. Amagufwa yo mu kuboko n'ayo mu mugongo bayasimbuje ibyuma. Iyi niyo mpamvu benshi muri Pakistan banyita Iron Lady of Pakistan. Titanium in my arm, there's a lot of titanium at my back to fix my back. That's why people in Pakistan call me the Iron Lady of Pakistan. Rimwe na rimwe nishimira uburyo mbasha gusubiramo ibi byose, kandi ibi byose nkabisubiramo nta marira na make mfite ku maso. Hari benshi bavuga ngo iyo ubasha gusubiramo ibintu byakugoye wanyuzemo bikagukomeretsa ukabisubiramo byose ntibigutere intimba ngo amarira gutanga imbere, icyo gihe icyo gikomere kiba cyaramaze gukira neza. Rero ubwo kuba mbibasha nuko ibyo bikomere byamaze gukira. Ubwo nari nkiri muri bya bitaro hashize amezi 2 n'igice, dogiteri yaraje arambwira ati namenye ko wari ufite inzozi nziza zo kuzaba umuririmbyi utaramira abantu mu bitaramo bitandukanye, ariko wihangane, ubu ngufitiye inkuru itari nziza na gato. Wari ufite inzozi nziza zo kuzazenguruka isi yose utaramira abantu, ariko ubu ntabwo uzabasha no kongera kuva mu rugo kubera ko wangiritse umugongo ku buryo bukomeye, kandi ntitwabasha kukuvura ngo ukire neza. Ntuzongera kugendesha amaguru ukundi. Wakundaga gukora imitako no gushushanyisha amarangi, ariko ntibizagushobokera kubera ko ukuboko kwawe nako kwangiritse cyane. Nkimara kumva ibyo ngibyo nahise nitse imitima, siniyumvishaga ko byagenda bityo. Ku munsi wakurikiyeho muganga yaragarutse nanone arambwira ati kubera ikibazo wagize mu mugongo tukagushyiramo insimburangingo z'ibyuma ntibizagushobokera kubyara ukundi. Uwo munsi ntumva ibyo nashenguwe umutima cyane. Ndabyibuka natangiye kubaza mama nti ese kubera icyo ngiye kuko bibayeho. Natangiye kwibaza niba hari icyo bikimariye kuguma muri ubu buzima, ntabasha kugenda, ntabasha gukora akazi nakundaga, ntashobora kuba umubyeyi ukundi. Natangiye kwibaza ukuntu abantu bazajya bamfata n'amazina yose bagiye kumpimba. Icyo gihe nari nihebye cyane, numvaga isi yose indangiriyeho. Ariko hano niho nababwiye ko hari imbaraga ziba mu ijambo, imbaraga zishobora gukiza. Muri ako kanya narimo mbunze imitima, mama yambwiye ijambo ryari rifite imbaraga zikiza, ijambo rikomeye rimeze nkaho ryari ryifitemo maji. Icyo gihe yarambwiye ati mwakoze cyane kureba iyi video, tuzahurire mu gice cya 2.